ingendo muri kano kanya, ingendo buri muntu wese wumve yuko abantu baratangira kugenda cyane, wumve yuko bari butangire kugenda, ndetse no mu kiganiro kiri buze gukurikira nyamuneka ndaza kubasesengura bitewe n'amakuru ndimo kugenda ncukumbura hirya no hino ajyanye n'ibi bintu, ndagenda nyabagezaho nta kibazo. Cyo nakubwiye wibuke gukora subscribe, unaduye comment, unakoze share ku nshuti zawe kugira ngo iyi nkuru igende ibageraho, ndetse no mu kiganiro kiri bukurikire ndaza kubagezaho, muraza kumva uburyo ibintu birimo kugenda. Yes, nongeye kuguheza ikaze kuri ibisanzwe. Nyamuneka wakoze subscribe, nkomeje kugushimira, ndetse nawe utarayikora nyamuneka urebe hari ahanditse subscribe uhakande kugira ngo ujye ubasha kwakira amwe mu makuru cyangwa se bimwe mu biganiro tukugezaho bigenda bivugirwa mu isi hirya no hino. Nyamuneka wowe waba utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se uri muri Europe cyangwa se muri Asia, muri Africa no muri East Africa, uyu niwo mwanya kugira ngo ubashe kumenya ibirimo kugenda bivugirwa. Tudatinze rero nongeye kuguheza ikaze, urakaza neza mu isi nshya, isi y'umwidagaduro, isi yo kumenya amateka naho isi irimo kugenda igana. Muri kano kanya nashaka kukubwira yuko ibintu birimo biragenda bihinduka. Byari bindi byaragushenguye umutima cyangwa se wari umaze igihe uvuga yuko ubuzima bumeze nkaho bwahagaze bitewe n'intambara ziri hano mu isi cyangwa se ibibazo biri mu isi. Aka kanya ndashaka kukubwira yuko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umwe mu bayobozi bakomeye cyane wo bita George wakomezaga kugenda akomeza aburana n'umukuru w'igihugu ari we Donald Trump, umwe uyobora mu Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bibazo byerekeye abimukira cyangwa se abantu binjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu muri kano kanya ko ari ibintu bimaze kujya mu buryo cyangwa se mu bantu bamaze kumva yuko inzira zamaze gufunguka. Rero wari ufite igitekerezo cyo ko warabuze uburyo ushaka kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se inzira zari zarafunzwe cyangwa se byari byarahagaze, icyo nakubwira nuko umutima wawe ubu ngubu wakumva yuko utuje cyangwa se unezerewe. Yes, tega amatwi rero ukomeze wumve bimwe nshaka kukubwira muri bimwe byamaze kujya ahagaragara cyangwa se abantu benshi bari bategereje kugira ngo bamenye. Hayaciye iminsi murabizi ko twigeze gukora ikiganiro nabagejeje inkuru ibahumuriza cyangwa se ibahereza umunezero yuko inzira ubungu zamaze gufunguka, ariko bitari byakamaze kuba official ku buryo buri muntu wese ashaka ko cyangwa se wari muri process yo kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byari byanze. Ariko kubwo kuri byari tariki 10 z'ukwezi kwa gatanu 2025 ubwo Donald Trump yajyaga ahagaragara cyangwa se basoraga imwe mu makuru cyangwa se imwe mu mapro yemeza yuko yemerewe abimukira kugira ngo ingendo zabo zitangire zifunguke. Murabizi ko harimo department zigiye zitandukanye, harimo mu rwego rw'impunzi, harimo abashaka visa zo kwinjira mu buryo bwemewe na leta, harimo na abaye barahagaritswe amaviza yabo baye bageze kuri etape yo kugira ngo ingendo zabo zikomeze cyangwa se bakomeze bagende. Mu buryo bw'impunzi, tugarutse mu buryo bw'impunzi, impunzi ziri mu nkambi zigiye zitandukanye, murabizi ko hari impunzi ziba mu nkambi zigiye zitandukanye. Hari n'impunzi ushaka kuba ufite stati y'ubuhungiro ariko utatuye mu nkambi, uri nko mu mujyi runaka bitewe na business yawe ukora cyangwa se imindi mirimo waba urimo, ariko mu buryo bwumvikana uri impunzi cyangwa se ufite stati y'impunzi. Ariko muri ako kanya ukaba wari ufite ikibazo cy'uko process yawe yari igeze ku rwego ruri hejuru kugira ngo ikomeze running igere hahandi kuri etape yo kugira ngo winjire mu buryo bwa immigration, ukore ama interview agiye atandukanye ku buryo ushaka kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho ngaho ku bantu b'impunzi murabizi etape bigenda bicamo cyangwa se inzira bigenda bicamo bitangirira kuri base yo hasi. Ukaba wavuga yuko narasinye, nari muri protection cyangwa se nari mu rwego runaka nirwo nari ngezemo mu buryo bwo kugira ngo ngere muri ya etape yo gusinyira igihugu. Ndavugira no kuri bamwe bari bageze muri rwa rwego rwo kugera ku rwego rwo gusinyira igihugu, bari barafashwe na Amerika na Leta ya Amerika, ku buryo ushaka kuba wavuga ati process yanjye yarigeze kuri uru rwego, ushaka kuba warasinyiye igihugu, ukaba warategereje GVA cyangwa se CIS cyangwa se warugeze mu rwego rwa immigration utegereje kugira ngo ukoreza orientation. Muri ubwo buryo navuga yuko hari abantu bari barahagaritswe cyangwa se bari barahagaze muri iyo etape yo kuvuga ati jewe nari ngeze mu rwego rwo gutegereza GVA.
icyo nababwira nyamuneka cyangwa se mwebwe mukurikirana ibiganiro byacu n'uburyo bworoshye ubu ngubu noneho ntabwo bigiye kuzongera kujya bivuna abantu. Niyo mpamvu nakubwiye ati rero jya wumva ikiganiro aho gitangirira ku ntangiriro no kugera ku musozi w'ikiganiro. Ubu ngubu process imeze nkaho yamaze koroha, kuko ubu ngubu bimeze nkaho ibihugu biri muri competition zo kugira ngo barebe uburyo bagira iterambere cyangwa se ibihugu byabo byazamuka. Murabizi ko hari ibibazo biri hagati y'ibihugu nka Amerika n'Ubushinwa, Amerika n'ibindi bihugu byo muri Aziya cyangwa se no muri Europe cyangwa se n'ibihugu byinshi cyane. Tuzagera dukora ibiganiro mu buryo muzagenda habwa ubusesenguzi buhagije ku buryo ushaka kumva yuko ibintu ariko bimeze. Nyamuneka rero we rero wari uzi ko ugeze muri etape yo kugira ngo wumve yuko warasinye warafashwe na Amerika, utegereje interview ya GVA. Ubu noneho bigiye kuzabyihuta n'izo interview hari igihe bizagera noneho bakumva yuko bizaza bitaba bigikenewe ku buryo uzaza ukora interview mu buryo bwihuse, uhita winjira mu buryo bwa immigration aho yeme gufata ukahita urugendo rwawe, visa zawe ziri hariya, uhita ukomeza ukahita ugenda. Rero bari bageze kuri etape yo kugira ngo bakirwe na bene wabo bari batuye muri Leta Zunze za Amerika. Icyo nakubwira muri kano kanya yuko nuko ingendo kabisa zimaze kuba tayari. Ubu ngubu buri muntu wese agiye gutangira kujya agenda nta kibazo, nta kintu kigusubije inyuma, nta kuvuga ngo ati biratinda cyangwa se ngo uratinda muri hoteli. Oya, nyamuneka rero wari ufite umuryango mu nkambi zigiye zitandukanye, urugero nko muri za Uganda, mu Rwanda, mu nkambi za Tanzania, zo muri Sudan, cyangwa se mu nkambi zo muri Zambia, muri Ethiopia, mbese ahantu hose ugiye ufite umuryango cyangwa se ufite bene wanyu wagiye usiga, nyamuneka ubageze ino video cyangwa se ukore shares kuri izo nshuti zawe, babwire yuko ibintu byamaze kujya mu buryo. Ubu ngubu buri muntu wese agiye kongera kubona umuryango wawe cyangwa se inshuti yawe mukazongera guhura nanone nk'uko wabitekereza cyangwa se ukumva yuko byari bikenewe. Rero mbere yuko dukomeza ujye wibuka gukora subscribe, ukande kuri iyo nzogera, nyamuneka ujye ukanda kuri iyo nzogera kugira ngo dufatanye, kugira ngo cyangwa se tuzamurane, tugendane inama, umereze comment hasi, umereze ubutumwa kugira ngo njye mbasha no kumva bimwe mu bitekerezo byawe cyangwa se bimwe mu bintu utekereza, kugira ngo tujye duhana inama cyangwa se nimba ari ikindi kintu ushaka kugira ngo nkugezeho cyangwa andi makuru nyagushakire mu buryo wowe. Dore hari abantu batuye muri Leta Zunze za Amerika batabasha kubona uburyo bakurikirana ibintu bitewe n'imikorere, kuko urabona yuko impamvu ibi bintu byongeye kugaruka, bongeye gufungurira impunzi, ni ukubera yuko hari abakampani menshi cyane muri Leta Zunze za Amerika akoresha bano bantu babimukira. Ni ukuvuga ngo iyo ibintu babihagaritse, urugero nka Trump guhagarika izi ngendo cyangwa se iyi mikorere ya UN yo kuzana abimukira bari bageze muri etape yo kugira ngo binjire muri Leta Zunze za Amerika, no kuvuga ngo imikorere ndetse n'imisoro na budget, inyungu za leta byose bita bimera nkaho bibaye stuck, biba bimeze nkaho byongeye bigasubira hasi. Rero iyo niyo mpamvu abantu bose bongera bagahaguruka bagahita bavuga ati ibi bintu ntago ubifitiye uburenganzira bwo kuba wahagarika impunzi, kandi na mbere yaho, mbere y'uko uba perezida w'igihugu, ibi bintu byahozeho. Niyo mpamvu rero ubusanga George aba yahagurutse ndetse na komite zose n'abandi n'izindi company ziri muri apartment zo kwakira abimukira bahagenda bagashira hamwe bakiga kuri icyo kibazo cyo kugira ngo izo ngendo cyangwa se abimukira badakomeza gukumirwa, kugira ngo bahagarikwe kugira ngo ingendo zabo zikomeze. Nukuvuga rero icyo nakubwira ngo ibi bintu Trump ntago abifite ubushobozi cyangwa se uburenganzira, nta nubwo bishoboka, nyamuneka ntago yashobora kuzahagarika ibi bintu, kuko ni ibintu byahozeho kuva no mu mpera mu tangiriro y'ibi bintu, kujya mbere yuko bitangira byahozeho. Rero niyo mpamvu buri muntu wese uzi ko utuye mu nkambi zigiye ziba muri Uganda, inkambi z'ibyumba ku bantu batuye muri Leta Zunze za Amerika murahazi, za Kigeme, iyo za Hoima, muri za Nakivari, ahantu henshi cyane tugenda twumva yuko hagiye hatuwe abimukira cyangwa se hatuye abimukira bagenda bafata bazana mu bihugu bigiye bitandukanye. Kuko rero icyo nakubwira, nyamuneka ingendo muri kano kanya, ingendo buri muntu wese wumve yuko kugenda cyane, wumve yuko bari butangire kugenda, ndetse no mu kiganiro kiri buze gukurikira, nyamuneka ndaza kubasesengura bitewe n'amakuru ndimo kugenda ncukumbura hirya no hino ajyanye n'ibi bintu, ndagenda nyabagezaho nta kibazo. Cyo nakubwiye yo wibuke gukora subscribe, unaduhe comment, unakoze share ku nshuti zawe kugira ngo iyi nkuru igende ibageraho, ndetse no mu kiganiro kiri bukurikire ndaza kubagezaho
muraza kumva uburyo ibintu birimo kugenda bikurikira.